batirijweho nibwo nahawe Eucharistie gukomezwa byo byaje nyuma. So rero nabyigiye rimwe nizi imyaka 4 nigira ku mubatizo no guhabwa Eucharistie. Ndabyibuka ndi kwigira gukomezwa yego nabyigiye hamwe ariko nako byabereye rimwe. Nimo kubyigira nakigara kandi hakiri imyaka myinshi. Ntangiye kugenda mbona wa mukecuru ngaruka mu nzozi. Nzababwira utaha ikintu cyawe kugira ngo umukecuru mukubite kuko urumva nubwo yanyunze ariko yari umusatanike nyine afite ibintu afite ikintu yankozeho kuko ushaka no kuba inshuti n'umuntu mubi umwuka we gusa ukakugirira nabi. So rero kuba yaranyunze gusa yarangoza akanyunga wenda afite n'imitongero yiwe hari imbaraga byangizeho kandi izo mbaraga byangizeho zari imbaraga zo kumbuza ku umugisha no kwa natera imbere. Uvuga hari useka umuntu inkweto yambaye ejo ugasanga nawe wayambaye. Hari useka umuntu inkweto yambaye ejo nawe ugasanga agize gute ugasanga wayambaye. Ugasanga kuri za social media kuri za YouTube umuntu arabwiriza ku bandi. Umuntu arabwiriza ku bandi ninjye ukorera Imana arabwiriza ku bana arabwiriza ku bantu ngo bari nabayobe ugasanga umuntu yafashe umwanya wo kubwiriza ku bana. Abantu turi gutinda imbere y'abantu aho gutinda imbere y'Imana. Ugasanga umuntu yashinze cyane yo kuvuga ku bantu gusa akavuga ibyo kwa papa akavuga ibya Kiliziya Gatorika akazamuka ibya Adventiste umunsi wa 7 akazamuka iby'abasilamu akazamuka ibya Deperi akazamuka iby'abayehova akazamuka iby'abagatolika n'iby'abakina baki. Navuga butumwa nakoze Imana barimo kwigira ntabwo ari byo ntabwo ari byo. Barakotora ni bamugani ni barakotora ukabona ibintu barimo ntabwo ari by'imbuto si n'imbuto n'ubucuyi bafite nibyo bararikiye ukabona sibyo nibyo bavuga bire kwigisha ukabona ntabwo ari byo. Ariko najya no muri commentaire hasi nkabona ibintu abantu tubareba twandika nese ibintu mwandika bifite akega kiza uwe mwuka urimo nandika tukana usebanya ukoze Imana kuri YouTube ngo yavuze nabi cyangwa yigishije ibitari byo. Nawe message wanditse siyo kumuhuguzanya ubugwaneza niyo kumukubita niyo kumutukana nawe niyo kumukubita hasi rahira. Ubwo se umurushije iki mutandukaniye he? Ari ugucuma mu rusengero bakabwiriza ukumva urafashijwe bakabwiriza ukumva urafashijwe ukumva ibibazo wabyibagiwe bakabwiriza ukumva madeni nta yagihari bakabwiriza wenda n'Imana ikavugana nawe ukumva ibyishimo n'ibyiringiro ukumva ko ibibazo byavuyeho wagera mu rugo sasa amajwi akakubana menshi ati uribuka ko bimeze gutya na gutya uribuka abandi uribuka minerivare byashize rero byashize y'abagabo murabizi byashize mu rugo ikaba byashize mu rugo cyangwa se abamama babayeho cyangwa se abasiribateri byashize rero kuba nta makara nta nkwi nta gaze nta mavuta nta ibyo byose bikakubita ku mutwe wa mwuka mu rusengero mu materaniro kaburagiye ubu ugiye mu mubiri sasa. Iyo ugeze mu mubiri rero utangira gutekereza iby'umubiri. Niyo mpamvu muri byavuze niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo iyo turi kure y'Imana tuba turi wacu mu mubiri. So Bibiri yamba ni ibintu biraho. So nkajya mbona inzozi umuntu ari kurambura Bibiri akambwira ngo soma kandi bikangoma mu mutwe ahantu yambwiye ngo soma bikanguma mu mutwe mu gitondo ngakaruka nyihibuka ngasoma nkumva hajyanye n'ubuzima ndimo n'amasezerano Bibiri anyiha agaciro gutyo binyuze mu nzozi. Imana inkuramo kode yo kumva ko Bibiri ari igitabo kiraho bisanzwe bya fake. Imana inyemeza ijambo ry'Imana riri mu Bibiri ko ari ukuri bijyanye n'inzozi nagiye ndota. Urwa TV vuga butumwa. Reka ngusuhuze mwifuriza ibihe byiza izina rya Yesu Kristo twakazuka Imana mu ijuru kwishimire mu izina rya Yesu. Twese turi mu bwato bujya mu ijuru cyangwa turi mu bwato bujya i Kanani.
mujya mwumva ibintu by'Abisirayeli muri Egiputa muri kino gihe tugiranya no mu byaha ko umuntu atarakizwa. Imana ibacunguza ukuboko gukomeye, bambuka inyanja itukura bagera i Kanani, bagera mu butayu bw'iki gihe. Ni ubuzima bubi, ni amashuri y'Imana, ni ubukene, mbese ni ubuzima budasobanutse, nibwo twita ubutayu muri kino gihe. Kubaho wenda ukodesha, ukaba mu nzu imwe ukajya mu yindi, kubura ibyo kurya, kuburara n'ibindi bigeragezo nyine by'amashuri y'Imana cyangwa se bijya bigera ku bakristo, nibyo dukunda kwita ubutayu cyane. Nicyo kintu dukunda kwita ubutayu muri kino kinyejana, muri kino gihe. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo igihe cyo gutungwa n'amantu kizarangira, ngo uru rugendo rwo mu butayu ruzaragera ngo tuzinjira muri Kanani yacu. Nibigize Jean waririmbye iyo ndirimbo. So rero abantu bari mu buzima bw'ubutayu bukakaye batishimiye, nimwihangane, hari igihe cy'i Kanani. Ariko i Kanani ntabwo agupfa kugerayo. I Kanani ntabwo hagerayo abantu bafite ibyaha. I Kanani muri kino gihe tuyigeranya nk'ijuru. Kanani ni ijuru mu bwami bw'Imana. So rero nta muntu upfa kugira i Kanani. Imana yabwiye Mose ambwira ngo ngwino makwereke, ati hagarara ku kiyenzi itegereze Kigali, ati ngiri ariko ntabwo uzagira gute, uzayirebesha amaso. Ibaze kuba wenda waraturutse iyo ngiyo za Ngororero, za Nyakabanda, za Nyakabanda iyo tuvuka, ukatega ugaca Ngororero, ugaca Ngororero, ugaca Buringa, ukagera Igitaramo, ugakomeza ukaza, wagera ku Kiyenzi, ati reba Kigali ntabwo uzagira gute, yirebesha amaso ariko ntuzayigiramo. So rero Kanani, abantu benshi bagiye bagwa mu butayu batageze i Kanani kubera ibyaha, kubera ibicumuro, kubera kwimura Imana, bakimika ibigirwamana, bakajya mu bapfumu, bakajya kuraguza, abantu bakora ibyo ntabwo bazigera bagera i Kanani. I Kanani kugira ngo byumvikane neza ni mu bwami bw'Imana, ni mu ijuru. Ariko kandi i Kanani nanone tujyanye kubishyira mu buzima busanzwe, i Kanani ni ukuba twasorejwe amasezerano yacu. Nidusorezwa amasezerano yacu tuzaba turimo turagera i Kanani. So rero Kanani iradusaba kugira ngo tube maso, kugira ngo tubashe kwinjira muri Kanani. Muri Kanani biradusaba kugira ngo tube maso, abakozi b'Imana bavandimwe. Reka twisengere, navuze ibintu byinshi kugira ngo umwuka w'Imana aze kutuyobora mu by'Imana yashyize ku mutima wacu, kugira ngo tubihe abantu, kugira ngo tubihe itorero rya Kristo, kugira ngo tubihe abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Imana ibahe umugisha. Mwuka wera, ngushimiye ko waduhaye uyu munsi kugira ngo tuwishimemo. Iminsi irasa ntabwo ihwana, buri munsi ufite ibyo wawugeneye. Turagushimye ko uyu munsi uduhaye ibyo tubwira ubwoko bwawe. Ikimenyetso cy'ubushobozi bw'umwuka wera kibe kuri buri muntu wese wafunguye ino video mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urarangiza iyi video araza kuba yungutse byinshi, umuhe umugisha, umubohore, umutabare, muvane muri Egiputa, muvane mu butayu, umugeze muri Kanani yawe. Ndagushimiye Data mu izina rya Yesu Kristo. Tuzakubone ubwo uzaza mu bwiza bwawe, amazina yacu tuzumve natwe arimo guhamagarwa, byose mu izina rya Yesu Kristo. Tangirane natwe ikiganiro, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Yes, kara kanyuzemo rero nimba mvuga ko Egiputa ari umuntu ari mu byaha, biri muri Bibiliya. Muri iki gihe tuvuga ko Egiputa ari mu byaha, ari mu buretwa nyine bwa Satani. Hanyuma i Kanani tukavuga ko ari muzima bubi nabwo, cyangwa se ari mwigerageza. Yes, mbiboneye ijambo ryiza. Mu ubutayu ni mwigerageza, kandi koko Abisirayeli barageragejwe mu butayu mu buryo bukomeye, barageragejwe pe, barageragezwa,
Mose yigira ku musozi amarengo niba ari iminsi 40 abiseri babura Mose babaza ikimasa bari bari mu igeragezo barageragejwe babura amazi yo kunywa kandi Imana ibona ko bakeneye inyota barageragejwe babura ibyo kurya barageragejwe ubutayu ni igeragezo ikanani nuko twasubirijwe amasezerano yacu so rero Imana igumugisha reka dusome Matayo ibice 7 umurongo wa mbere umutwe w'amagambo reka tujye tujyana ku ijambo kurindi kugira ngo twumve icyo Imana ivuga kuko Bibiliya ni ukuri Bibiliya ni igitabo cy'ukuri nyikizwa nakijijwe 2013 ndakizwa nkunda gusenga cyane ndagusenga ndabyibuka bigeze no kunkubitira mu butayu bwa Samudu batarabufunga kajye gusengerayo ibisambo biratutira amasaha 9 turi mu mwuka twuzuye umwuka turimo turasenga turi mu biti ibisambo bidusangayo biduhanura mu biti biradukubita bitwambura telefone n'amafaranga twari dufite biragenda turakomeza turasenga tuba mu mwuka ako kanya nitwumva ko hari ibitubayeho kuko twari turi mu yindi level tuvuye mu mwuka rero dutangira gutekereza telefone n'amafaranga tuvuye mu mwuka dutangira gutekereza telefone n'amafaranga nkuko nawe ujya mu rusengero bakabwiriza ukumva urafashijwe ukumva ibibazo wabyibagiwe bakabwiriza ukumva madeni nta yagihari bakabwiriza wenda n'Imana ikavugana nawe ukumva ibyishimo n'ibyiringiro ukumva ko ibibazo byavuyeho wagera mu rugo sasa amajwi akakubana menshi ati uribuka ko bimeze gutya na gutya uribuka abana uribuka minerivare byashize rero byashize y'abagabo murabizi byashize mu rugo ikaba byashize mu rugo cyangwa se abamama babayeho cyangwa se abasiribateri byashize rero kuba nta makara nta nkwi nta gaze nta mavuta nta ibyo byose bikakubita ku mutwe wa mwuka mu rusengero materaniro kaburagiye ubu ugiye mu mubiri sasa iyo ugeze mu mubiri rero utangira gutekereza iby'umubiri niyo mpamvu muri byavuze niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo turi kure y'Imana tuba turi iwacu mu mubiri so rero natwe dutangira gutekereza telefone n'amafaranga kuba twageze mu mubiri uko batwibye wana ariko nyine turabyakira turavuga ati Imana yemeye ko bibaho nibiturinde ubwo nta kundi nyine wenda n'ubuhamya tuzatanga ejo wenda buzafasha abandi cyangwa se bibaho nyine tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara so rero nyikizwa Bibiliya sinayumvaga nasengeraga muri Kiliziya Gaturika nizi imyaka 4 muri Kiliziya Gaturika kuko ngiyewe nabatijwe nkuze nabatijwe ndi mu 3 primaire nari inkuze nizi imyaka 4 niga umubatizo no gukomezwa iyo umuntu akuze muri Kiliziya Gaturika umubatizo no gukomezwa abyigira rimwe no guhabwa Eucharistia akahita osohoya nari mbivuze nabi ahubwo guhabwa Eucharistia no kubatizwa abyigira rimwe gukomezwa nabwo ni ikindi umunsi nabatirijweho nibwo nahawe Eucharistia gukomezwa byo byaje nyuma so rero nabyigiye rimwe nizi imyaka 4 nigira ku mubatizo no guhabwa Eucharistia ndabyibuka ndi kwigira gukomezwa yego nabyigiye hamwe ariko nako byabereye rimwe nimo kubyigira narirukanse nakerewe ko kuva mu rugo kujya kuri paruwasi ahantu nigiraga umubatizo no gukomezwa mu Kiliziya Gaturika hari harimo isaha kugira ngo ngereyo hari harimo urugendo rw'isaha urumva ni kure cyane hanyuma twagenda n'amaguru twakerewe ndi kwirukanka ndabyibuka nahise nikubita hasi mu ishyamba nikubita hasi numva ingasire yiviranyeganyeze kabisa numva ndababaye ngenda ndi gucumbagira ariko
amaraso yaragishyushye numva ndababaye nyane gucumbagira, ariko ntazi ko biragira imbaraga birakomeza n'ubwana bwose, kuko ikivunika ntabwo uhita wumva babaye cyane, ahubwo uko hagenda hahora ni kugenda birushaho kuba bibi. Ndagenda ndicara ndiga, dushoje mpagurutse numva imvune yabaye imvune, ndatsindagira ngera mu rugo navunitse. Ngeze mu rugo mama arambwira ngo uyu muntu avunitse ngo afata itaka by'ahantu yikubise avunika ngo akarisiga kuri ya nkovu cyangwa se ahantu avunitse, ngo ntabwo bikomera, ngo ahita akira vuba. Ibyo ntabyo nari nzi rero. Ndiyungisha bajya kunyunga n'ubundi buhamya, bajya kunyunga, umuntu banjyanyeho yunga akoresheje igicucucucu, amagara arambwira ati njyewe nzindutse, arambwira ati ntabwo nkunga aka kanya, ndakunga ari uko izuba rivuye, izuba rimaze kuva, sinzi impamvu byose ndi kubivuga, izuba rimaze kuva, ntera intambwe bunga igicucucucu cyanjye, no kugenda nisigaho imiti itandukanye yinuza ya za pomade ndetse n'ibindi, ndakira ndabohoka ndakira. Hanyuma igihe kirangira nza mu mujyi wa Kigali, wa mukecuru wanyunze n'ubundi buhamya we nazabaha, nateguye indi nyigisho ntabwo ariyo nateguye. Wa mukecuru wanyunze yunze igicucucu cyanjye, baravugaga ngo afite nyabingi, ngo afite za nyabingi, bavuga ngo ni umurozi afite za nyabingi, ibintu nk'ibyo, bavuga ngo afite ibintu by'ibyabyabingi, niko bavugaga. Ngeze Kigali wa mukecuru nkajya nkunda kumurota wanyunze, urumva icyo yakoze, yaranyunze, zari inshuti zo mu miryango nani ikintu twamuhaye, yaranyunze. Ariko ngeze za Kigali kandi hakiri imyaka myinshi, ntangiye kugenda mbona wa mukecuru angaruka mu nzozi. Nzababwira utaha ikintu cyabaye kugira ngo umukecuru mukubite, kuko urumva nubwo yanyunze ariko yari umusatanike nyine, afite ikintu yankozeho, kuko ushobora no kuba inshuti n'umuntu mubi, umwuka we gusa ukakugirira nabi. So rero kuba yaranyunze gusa yarangoza akanyunga, wenda afite n'imitongero yiwe, hari imbaraga byangizeho kandi izo mbaraga byangizeho zari imbaraga zo kumbuza ku umugisha no kwa natera imbere. Nza kubisobanukirwa, ngira uburyo nsengamo, nzayibabwira nateguye indi nyigisho ivuga ngo umuntu ukunda kurota kenshi mu nzozi zawe hari ikintu aba yarakoze kuri wowe. So rero icyo nari mbivugiye ibyo byose muri gato, ntago njya nkunda kwibagirwa ahantu narindi. Icyo nari mbivugiye nyikizwa mvuye muri Kiliziya Gatorika, rumva ko nyuma gukitwa 2013 Bibiliya numvaga wapi, numvaga Bibiliya umva ni ibintu biraho. So nkajya mbona inzozi umuntu ari kurambura Bibiliya akambwira ngo soma, kandi bikangoma mu mutwe, ahantu yambwiye ngo soma bikangoma mu mutwe, mu gitondo nkakaruka nyihibuka ngasoma, nkumva hajyanye n'ubuzima ndimo n'amasezerano. Bibiliya nyiha agaciro gutyo binyuze mu nzozi. Imana inkuramo kode yo kumva ko Bibiliya ari igitabo kiraho bisanzwe bya fake. Imana inyemeza ijambo ry'Imana riri mu Bibiliya ko ari ukuri, bijyanye n'inzozi nagiye ndota, byukusenge soma mu nzozi. So hari amasezerano menshi, hari ibyanditswe byinshi Imana yagiye ima, ikoresheje abahanuzi, ikajya ikoresha abantu ati mubwira soma, ati Imana imbwiye ko usoma. Imana ishaka kunyubaka cyane mu ijambo ryayo. So rero reka dusome Matayo ibice byaho 7. Aravuze ngo nimukagaye abandi mwiretse tugendane, navuze ngo tugendane n'umurongo ku wundi, nimukagaye abandi mugeze gute mwiretse. Ntabwo Imana ikubwira abandi, Imana ni njyewe ni wowe irimo kubwira. Nitukagaye abandi twe gute twiretse. Mbere yuko ugaya mugenzi wabanza wigaye wowe, kuko by'umuntu yakwigana ni byinshi. Hari umugani wa kera uvuga ngo uwagushungura ntiyakuburaho ivumbi. Aho gushungura abandi bashaka ivumbi, nawe ujye banza wishungure ureko uburi ivumbi. Nitukagaye abandi twiretse.
ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucibwa, kuko urubanza muca arirwo muca arimo urugero mugeramo arirwo muzagirirwamo namwe, ni mwene so. Ariko urubanza muca arirwo muzacibwa namwe, urugero mugeramo arirwo muzagererwamo namwe. Nicyo gituma ubona agatotsi mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo wo mu jisho ryawe, cyangwa wabasha ute kubwira mwene se ati henga gutokore agatotsi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe. Wandyaryawe, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Ni ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Yesu yabwiraga intumwa cyangwa se n'abigishwa bari bari ahantu yabivugiraga. Arimo abwira abantu ngo nimukagaye abandi mwiretse. Aha yaramaze kubwira abantu ngo ntimukice, ntuzasambane, nimukunde ababanga, nimukihorere, ibyo gusenga ntukarahire, ntukahukane. Yaramaze kuvuga amagambo nk'ayo, arangije aravuga ngo nimukagaye abandi mwize gute mwiretse. Ngo ni kubera iki tubona agatotsi kari mu ijisho rya bene data, rya mwene so. Bibiliya ivuze mwene so mu buryo bwo mu mwuka, ibivuze mwene so musangiye umwami, musangiye ubutumwa bwiza, musangiye kwizera, musangiye itorero, cyangwa se musangiye idini, musangiye iby'umwuka. Mwene so niko Bibiliya bishatse kuvuga. Fabrice sinjya nkunda kwigisha ku bantu, no ku ma YouTube hari abantu benshi nkunda gukurikira bavuga ubutumwa. Sinjya nkunda gukurikira abantu bigisha ku bantu, sinzi impamvu ibyo bintu Imana itabishyize muri. Hari abantu bigisha ku bantu, yakumva kwigisha ku muntu agakoma amashyi akaba yatira nka ruri ijana akaba yanarira. Ngewe wapi? Hano bigisha ku bantu, hano bigisha ku bantu ugasanga barigisha ku bantu, ubutumwa bwabo ni ku bantu. Njye se gutuma Imana yamaye, kuko birangira baciye imanza, birangira binjiye muri kino cyanditswe bagaca imanza. Kandi biravuga ngo nimuca imanza iciwe murimo kugereramo abandi, urubanza murimo kubacira abandi, namwe muzajya gute muzarucibwa. Hari ibintu nkunda kuvuga, hari igihe useka umuntu inkweto yambaye ejo ugasanga nawe wayambaye. Hari igihe useka umuntu inkweto yambaye ejo nawe ugasanga agize gute, ugasanga wayambaye. Ugasanga kuri za social media, kuri za YouTube, umuntu arabwiriza ku bandi. Umuntu arabwiriza ku bandi, ninjye ukorera Imana, arabwiriza ku bantu ngo bariya n'abayobe. Ugasanga umuntu yafashe umwanya wo kubwiriza ku bantu. Abantu turi gutinda imbere y'abantu aho gutinda imbere y'Imana. Ugasanga umuntu yashinze cyane yo kuvuga ku bantu gusa, akavuga ibyo kwa papa, akavuga ibya Kiliziya Gatorika, akazamuka ibya Adventiste umunsi wa karindwi, akazamuka iby'Abasilamu, akazamuka ibya Deperi, akazamuka iby'Abayehova, akazamuka iby'Abagatolika n'iby'abakina baki. Ugasanga arimo kubwiriza ku bantu, asenya abandi, arimo arasenya iby'abandi, agaragaza ko ari we uri mu murongo w'Imana. Kandi uwamushungura ntabwo yamuburaho ivumbi. Uwamuzanira undi mwigisha, uwamuzanira undi mwigisha yarambarara hasi. Nitukaze kwigisha hano twumve ko niba ugira ubuntu bwo kubwiriza, wikumva ko ibyo uruta abandi, ukumva ko uri hejuru uruta abandi, ibyo abandi bikubite hariya wiyumve nkaho
ufite ubwenge, ufite umwuka w'Imana, ufite Imana irutiye abandi. Yesu yabayeho ari umuntu wicisha bugufi. Yesu yicishaga bugufi buri munsi, akicisha bugufi. Buri munsi akicisha bugufi, akamera nkaho nta n'imbaraga afite. Yarabwiraga umuntu ati humuka, amaso agahumuka. Yarabwira ati umuntu haguruka, yikore uburiri bwawe ugende, agahaguruka ako kanya. Ariko iteka ryose yagaragaraga nkaho abigishwa hari bari muri level imwe. Ariko kuri kino gihe twumva ko ari twe abahanuzi bakomeye, twumva ko ari twe abanyabitangaza bakomeye, twumva ko tugatangira guca imanza dusenya iby'abandi. Ariko biravuga ngo urinde, who are you? Urinde ushobora gusenya ubutumwa, urinde ushobora gucira umuntu urubanza ngo azabone ishyano azarimbuka. Yes, nibyo. Biravuga ngo muhugura abantu, mubahugurane ubugwaneza. Ushobora guhugura umuntu ukamuhuguza ubugwaneza trebye. Guhugura umuntu umuhuguza ubugwaneza nibyo. Ariko nibisobanuye ko ugiye gusenya ubuzima bwe, ugiye gusenya itorero, ugiye gusenya urusengero rwe, ukereka abantu ko bayobye bapfuye bagize gute. Ntabwo ari bwo butuma Imana yaduhaye. Yesu ajya kugenda muri za Mariko 16 cyangwa 16, Mariko, Yohana, Luka, bya bitabo bya nyuma. Yesu agiye kugenda bigaragaza ubutumwa yasize. Yavuze ngo nimugende mu bihugu byose, mwigisha abantu ubutumwa bwiza, abantu bizera mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye byose. Kandi hari ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakire, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazakora ibitangaza, yemwe bazakora n'ibiruta ibyo nakoze. Kandi dore kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nimugende mwigisha abantu ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kubabarira abantu ibyaha, no kubabwira ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nubwo butuma akenshi twahawe kubwira abantu bataramenya Yesu. So gufata abantu bataramenya Yesu ngo bamenye Yesu ngo challenging, bamenye Yesu. Sinjya nkunda n'ibiterane byo mu nsengero, sinjya nkunda ibiterane byo mu nsengero, nkunda ibiterane byo hanze. Kuko ibiterane byo hanze bituma abantu bamenya Yesu. Ugasanga abantu bakora ibiterane mu rusengero, iteka ryose ibiterane mu rusengero, nk'amasengesho y'iminsi 70 ingahe, iminsi 100, iminsi 300, iminsi. Ugasanga nibo bari muri repetition, barimo barirepeta, barimo barifasha. Nibyo gukura mwuka nibyo. Ariko hari abantu bataramenya Yesu bari hano hanze, bakeneye kugira ngo bamenye Kristo. Ubushobozi bwari bugiye mu itorero, bibiterane n'iki, urabona tubisoye hanze hakizwa abantu benshi. Hakizwa abantu benshi. Ubutumwa twahawe nubwo kubwira abantu kwihana ibyaha, nubwo kubwira abantu gukizwa, nubwo kubwira abantu kureka ubusambanyi, kureka ubuhehesi, kureka ubujura, nibyo kubwira abantu kureka ibibi n'ubugome. Nibyo kubwira abantu Umwami Yesu Kristo ko yaje mwiza kugira ngo acungure abantu, kandi nyuma yaho azabahe ubugingo buhoraho. Ngubwo ubutumwa bwiza twahawe. Haho gasanga abantu barabwiriza ku bantu ngo umuntu sinjya nkunda gukurikira no kubwiriza ku bantu cyane. Kubwiriza ntanga biragoye. Biravuze ngo urinde ucira mwene se urubanza, ko iki burimo kugeramo nawe ushobora kuzakigererwamo. Ngo urinde ucira mwene so urubanza, urinde uva inyama n'amaraso nk'ibyo nawe ava, urinde ugucira mwene se urubanza. Ngo uriya mupasiteri ngo akora n'imyuka mibi, ngo uriya mupasiteri ngo aba muri Ariminata, uriya muvuga butumwa, uriya muhanuzi akora n'imyuka y'abarangi. Tuvugishije ukuri, Imana yigeze kubwira ko akora n'imyuka y'abarangi. Tuvugisha ukuri, hari ijwi ry'Imana bugeze wumva rikubwira ko uriya muntu akora n'imbaraga z'umwijima.
ugasanga turi muri ibyo tuba turakirana imanza gusa. Niba ushaka kumenya umuntu, ntabwo uzamenya umuntu cyangwa se umukozi w'Imana kubera ko hari ibyo abandi bantu bamuvuga, ko hari ukuntu wumva abantu bamukozeho ibiganiro. Ahubwo uzamenya umuntu, umenye n'umukozi w'Imana wasenze Imana kandi wabonye n'imbuto yakwereye. Kuko none nari kuvugana n'umumama, sinzi igihugu arimo kitanazwi, kitakunda kuvugwa cyane, kiri aho muri Afurika. Umupasiteri arimo anyohereza amajwi ye, umupasiteri amubwira ati ohereza amafaranga ya naya ngo twatangiye kubisengera. Ati se amafaranga ko ntayabona muri buno bukene, 2005 nabikore muri buno bukene. Tayari wahise ubona imbuto z'uyu mupasiteri. Nashaka kubohoka, nashaka kukubwira Imana, nashaka kuguha ubuzima buri muri Kristo Yesu, iwara gushakaho ubutunzi, gushaka amafaranga. Ibi bikwerekanye n'umuntu uwo ari we. Ntabwo wiri usenga ariko usumenya umuntu uwo ari we. Imbuto nibyo muganiriye gusa, bisa bikwereka imbuto z'uwo mukozi w'Imana. Icyo gice kitabayeho utabonye imbuto zimuvuye wowe ku maso yawe ku giti cyawe, cyangwa se udasenze umuka Imana kuroteshe uwo ari we. Don't judge. Wijya kujudginga, wijya guca imanza. Wijya guca imanza. Kandi naho yabakorana n'ibyo byose, sinzi ko birayemerera ko tuci imanza. Ahubwo Bibiri dutegeka kumusengera no kumusabira kugira ngo imbabazi z'Uwiteka zongere zimujyeho n'abataraciriweho iteka. Kuko hari abantu benshi bakorera Imana hano ku isi baraciriweho iteka, nta kintu yakora ngo azabone ubugingo buhoraho. Yaraciriweho iteka, atarikiri mu buntu, kandi turi mu gihe cy'ubuntu. We yaraciriyeho iteka. Baratutse umwuka wera, kandi hari n'abantu batuka umwuka wera, bakiritika, bajudginga, baca imanza, bagira gute. Ntitugace imanza ibintu Imana itatweretse ku bantu, itatubwiye ku bantu, cyangwa se imbuto tutababonyeho. Kuko imbuto wamubonyeho zatumenya uwo ari we, cyangwa se iby'umwuka Imana yagwishuriye kuri we byatumenya uwo ari we. Ariko ugasanga abantu benshi twumva ibyo abandi bantu babavuga, tukumva ko ariko kuri. Ngora mu kwa kumukozi Imana umwizereramo, umwizereramo, yamukora ikiganiro yamwigisha, ukahita wumva ko ibyo avuze kuri we ariko kuri, nyamara atari ko kuri. Ahubwo ari abantu bakoze Imana afite umwuka wo kwigisha ku bantu, kuvuga ku bantu, ko kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wapfuye akazuka. Satani aradukwiba umwanya. Satani ari kudutwara umwanya w'ubusa. Tutinde imbere y'Imana dusenge. Umuntu usenga Imana, umuntu wamenye Imana, ntabwo amara umwanya avuga ku bitagira umumaro. Turi mu bihe bigoye cyane, njya nitegereza kuri YouTube, kuko niho niko kazi ka buri munsi. Nkabona koko ibintu bavuga butumwa nakoze Imana barimo kwigira ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo. Barakotora, ni wa mugani, barakotora, ukabona ibintu barimo ntabwo ari by'imbuto, si n'imbuto, n'ubucuyi bafite n'ibyo bararikiye ukabona si byo, n'ibyo bavuga bire kwigisha ukabona ntabwo ari byo. Ariko najya no muri commentaire hasi nkabona ibintu abantu tubareba twandika, nese ibintu mwandika bifite akega kiza uwe mwuka. Urimo urandika tukana usebanya ko umukozi Imana kuri YouTube ngo yavuze nabi cyangwa yigishije ibitari byo. Nawe message wanditse siyo kumuhuguzanya ubugwaneza, niyo kumukubita, niyo kumutukana we, niyo kumukubita hasi rahira. Ubwo se umurushije iki? Mutandukaniye he? Ari ugucumura munacumuye, ari ibyaha mwese murabikoze. Haleluya. Icyo bitaga kiza se ni iki? Gukizwa.
ukizwa ntabwo ari muri kamere yacu, ntabwo yatuma dukizwa. Kamere yacu kandi iraraba kubera amasengesho, ipfa kubera amasengesho. Kamere ishobora kudapfa byibuza ikaraba, ikananirwa, ikagira intege nkeya muri twe kubera amasengesho n'ubusabane dufitanye n'Imana. Aho usanga tugendana za kamere. Nk'ubu ndamutse njyana kuri YouTube nkabwiriza ibintu bibishaho, nkashishikariza abantu kuko wenda nkavuga ati butinganyi ntacyo butwaye, ari amabendera y'ubutinganyi yamanitswe bira nta kintu bitwaye, ati n'uburenganzira bw'umuntu, wenda nkabyigisha kandi mbere narabyangaga, kandi koko ntabwo n'uguhakana Imana ni antikristo. Ariko naza mbyigisha mbihamya, nshaka kubikora nsa nkuri kugerageza abantu bankurikiraga kugira ngo ndebe komantari bandika hasi, wenda nyuma nkagisiba. Abantu bantuka, abantu bagutuka bavuga turapfuye, wagikiwe, birarangiye, mwese muri bakagutuka. Ibyo si byo Yesu, si byo twita agakiza. Si byo twita agakiza, izo ni kamere. Kandi ibyo Mwuka akunda nibyo kamere yanga. Ibyo kamere yanga nibyo Mwuka agira gute akunda. Ibyo Mwuka akunda nibyo kamere igira gute yanga. Ibyo kamere yanga nibyo Mwuka agira gute akunda. Abantu tugendana za kamere, kamere z'imijinya, kamere zo gutukana, kamere kamere. So rero kamere ipfa kubera power, imbaraga zivuye mu masengesho, imbaraga zivuye mu gukiranuka, imbaraga zivuye mu kwitoza gukiranuka. Israel mbonye yaravuze ngo muhore mwitoza gukiranuka. Gukiranuka ni ukubyitoza, gutanga icya-10 n'amaturo aho duteranira, aho dusengera, ku bakozi b'Imana b'abahanuzi b'aprofete twizereramo, kuko icya-10 si cya pastor, si cy'aba reverend, si cy'aba bishop, ni umuntu wese wizereramo. Ibyo ngibyo kubitanga ni ukwitoza gukiranuka, ni ukwitoza gukiranuka. Gusenga ni ukwitoza gukiranuka, gufasha kugira neza ni ukwitoza kugira gute gukiranuka. Ndabona burimo kwira. So rero Imana yaremye ijuru n'isi ikugire neza. Kanani natangiye mvuga n'ubwami bw'Imana ni ijuru, niyo Kanani, Yerusalemu nshya, ijuru rishya n'isi nshya. Duharane kugira ngo tuzabibemo mu izina rya Yesu. Kandi ubutayu turimo bw'ubukene, nanjye ndi mu butayu, ndi mu butayu nanjye. Hari ahantu naragera, ndi mu butayu bw'ibyuma bya live. Dukeneye ibyuma bya live kuri Buhorwa TV, kandi birahenze, biri mu madolari 4,000 cyangwa se 1,000,000 gutyo hafi aho, kuko bisa harimo ibyuma byinshi. So rero igihe cyose uzaba hari ibyo ukennye, hari ibyo utabasha kubona, hari ibikubangamiye, ubona ari nk'ishuri urimo, nibyo twita ubutayu nk'uko twatangiye tubivuga. Nanjye mfite ubutayu bwanjye, nawe ufite ubutayu bwawe. Ariko mu butayu twitoze dukiranuka, kuko mu butayu ni mwigerageza. Utitwaye neza mwigerageza rero biragoye kugira ngo uzagire i Kanani, biragoye. Musenge kandi dukiranuke, Imana itazaduhagarika ku kiyenzi katubwira ati dore Kigali, ariko ntabwo muzayigeramo. Imana itazaguhagarika mu butayu ati reba i Kanani yitegereze, ariko ntabwo uzagira gute ntuzayigeramo. Ahubwo duharanire twese kugira ngo tuzabashe kuba mu bwami bw'Imana. Reka dusenge Imana. Data ise umwami wacu Yesu, ngushimiye uyu munsi waduhaye ku ijambo ryawe n'ubushobozi bwawe. Ndekuye umuriro udasanzwe n'imbaraga zidasanzwe za Yesu Kristo wapfuye akazuka, kugira ngo zitangire kubohora buri muntu wese. Abantu bari babohewe mu byaha muri kamere, abantu bari babohewe mu myuka mibi, abantu bari babohewe mu bidafite umumaro, abantu biziritse bidafite umumaro. Ndategetse aka kanya buri imbaraga z'imyuka mibi, imyuka yose wa dayimoni iyo turayishe
mu izina rya Yesu. Reka ubwiza bw'Imana buganze, imbaraga z'Imana ziganze, umucyo w'Imana winjire kuri buri muntu wese, ineza y'Uwiteka igaragare kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwami bw'Imana bwuruke mu ngo zacu no mu buzima bwacu. Data, turagushimye kuko uri kumwe natwe kandi wabanye natwe mu izina rya Yesu, amen. So rero Imana iguha umugisha mwene data, Imana ikugiye neza. ni wowe udukurikira bwa mbere kandi subscribe ku ibara ry'umutuku. Turakunda mu izina rya Yesu. Shalom, 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 shalom. Urwa TV, vuga butumwa.